ntugafata nk'umuvuga butumwa nka Eliane sanzwe niyiziye nukuri abantu bahaguruke bamufashe bamutere inkunga ariko tukibukamo no gukorera umugisha bari bafite ubutwari babitse butajya habona bafite kwihangana ariko ntibabizi Rwanda imukoraho riraka nimba hari abantu Imana hayo Yesu ashimwe nitwa Mukeshimana Emerita zwi ku izina rya Mama Charlene ndabaha ikaze kuri YouTube channel yanjye aho tugiye kujya dukurikiranira ijambo ry'Imana n'ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye n'impuguro zigenewe ibyiciro bitandukanye ndetse n'ibindi bifasha ubugingo. Yes, reka dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuyobokamana TV ni kwa kundi mutumenyereye ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye n'umukozi w'Imana ntabwo ari mushyashya kuyobokamana ndetse si mushyashya kuri social media kuko afite chaîne yivuga butumwa yitwa Mama Charlene official ndetse n'iki kigano tugiye gukora ushobora kugikurikirana kuyobokamana ariko ukanyarukira no kuri Mama Charlene official naho kizaba kiri broadcast ho kizatambukaho ni ibintu byiza cyane. Utarakora subscribe kuyobokamana ni umwanya mwiza cyane wo kuyibona maze ugakora subscribe ndetse wabura uwo kuyobokamana ugasimbira kuri Mama Charlene official naho ugakora subscribe kugira ngo dukomeze kugenda twagura ubwami bw'Imana. Reka rero dutangira duhereza mama ikaze Mama Charlene. Mama Charlene mwiriwe neza? Amakuru bakuru ndamahoro nari nagiye kuvugishwa ngo reka dutangire duhereza mama ikaze ahubwo ni ikaze Mama Charlene. Yes, turakomeye natwe kuyobokamana TV kuri Mama Charlene official namwe muraho natwe turakomeye mbona mukataje rwose mugenda murema udushya mukora made in Rwanda muzana ibiganiro bitandukanye bifite amazina atandukanye harimo za kera n'ubu harimo musirikari n'ibindi bitandukanye turi buze kugenda tubiganiraho mu buryo butandukanye mutubwira ku ntego zabyo mutubwira icyo aho muzabigarukiriza kugira ngo abantu badukurikire. Reka wenda duhere kuri kera n'ubu ni ikiganiro twabonye kuri Mama Charlene official umuntu wese wumvisha iryo zina aravuga kera n'ubu ni azababwiriza mwiki azajya yibanda ku biki kugira ngo abantu bashe gusobanukirwa. Okay, murakoze cyane turabashuhuje abo kuyobokamana TV. Ikiganiro kera n'ubu naricaye ndeba ubukristo bwa kera hanyuma ndeba n'ubwubu hanyuma nanga yuko abana batoya bazagira ngo gukizwa kubu niko bakizwa. Twifuzaga rero kubabwira ku gakiza ka kera. Ni tugenda tuvuga ku bintu bitandukanye bya kera gukora umurimo w'Imana uko Imana yabanaga n'abantu kera n'ubu tuzayikoramo utuntu dutandukanye. Twagendaga dushaka gutanga ishusho ya kera kugira ngo abantu bakumbure ibihe bya kera bari byo bagendera. Ni ukuvuga ko mureba kera uko abantu babagaho mukabigereranya n'ubu ngubu. Iyo wenda urebye kera reka tuvuge ubundi ubukristo bwagombye kudahinduka cyangwa icyo kwita gakiza ariko iyo urebye wenda nk'imikirizwa y'abantu ba kera hariya ukareba n'abubu mu iki gihe tugezemo cy'iterambere cy'ikoranabuhanga hari igihe ubona harimo difference wenda iyo tuganire n'abantu bakuru bakabadikira twebwe tugihamagarwa byari bimeze gutya byagenda gutya ati naho ubu ngubu bimeze gutya wowe wenda iyo ubonye agakiza ka kera uko kumva nako ubu ngubu ubona bimeze gutya. Ubundi mu kiganiro iyo ndi kwigisha kera n'ubu hari abantu bashaka kundebera mu myaka mfite bakavuga bati wabibwiwe n'icyo warakijijwe vuba buri wese agira kera he kuko nanjye nkizwa muri 2002 ntagira gusenga hari ibyo ntabonaga mbona hari n'abambanjirije nanjye ariko iyo umuntu ashaka kumenya ibya kera yifashisha uruhererekane rw'ibyavugwaga. Buriya nigeze njya mu ishuri kwiga nize theology nayize hafi nk'amezi 10 karagombaga kwiga 12 ngira ibibazo bikomeye bituma mvamo ariko batwigisha ko iyo ushaka kumenya ibya kera ureba ibisigazwa by'ibimenyetso n'uruhererekane rw'ibyavugwaga. Ubwo rero abantu ntibabikomanteho by'umwihariko twifashisha na Bibiliya tukifashisha n'abakambwe baho nagenze nguruka n'ibindi byinshi hanyuma warumbajije
nari nkubajije iyo ugereranije wenda uburyo abakera bakizwaga n'ubu iyo ugereranyije agakiza ka kera ni nayo mpamvu nifuje yuko tukamenya n'abatoya bakabonye bo batazagendera ku byo babonye bakagira ngo niko bigenda. Agakiza ka kera nakubu reka nkubwira kubu karababaje, ako dufite gateye agahinda. Buriya hagize umusaza uzuka mu bakijijwe mbere yacu akagaruka akitegereza, hagize umushumba uzuka mu bakera akareba bariho yahita ajyana amarira, yabwira Imana ati tabara abantu bawe. Hagize umuhanuzi uzuka mu bahanuye kera akareba bariho intimba yamwica. Hagize abakozi batangiye umurimo cyangwa bari bakijijwe babona ibiriho agahinda kabica. Ibyo bo birababaje, ariko se mama Charlene tuvuze gutyo ati hagize uzuka cyangwa hagize ugaruka kureba uko twebwe dukijijwe cyangwa uko tubayeho, umuntu yakwibaza ese none niba bimeze gutya abakera bafite uburyo bakizwaga, beraga imbuto, bagiranaga urukundo, batabaranaga, batagiraga amashyari, ariko ubu ngubu urukundo rukaba rwarazimye mu bantu, abantu basigaye bagira amashyari, abantu basigaye bagambanirana kandi bakorana umurimo w'Imana. Umuntu noneho yakwibaza ese agakiza ubundi kagendana n'igihe? Imana izatorera wenda ivuga ati yewe ati ntabwo nabarenganya nuko tibano naba 20 ntibakijijwe ikoranabuhanga rikataje, bakijijwe bimeze gutya na gutya, ubwo iherezo ry'abantu ubwo ryazabirihe, byazagenda gute? Nicyo umuntu yakwibaza. Ubwo noneho umbwiriye umbere nka fisi umwana wanjye yigeze ambwira ati ko mama ku munsi w'urubanza Imana nta miyaga izashyiramo. Noneho nawe uravuze uti Imana nta nyoroshyo yashyiramo bitewe n'igihe abantu bari basohoye. Turi mu gihe oya nta nyoroshyo Imana izashyiramo, kuko nta jambo ritubohora ritwereka ko tugomba gukizwa iby'igihe tugezemo. Ushobora kuba mu iterambere ukaba mu gihe urimo kandi ukanakizwa, kuko nk'iki gihe turimo nubwo hari abagwe ariko harimo abagikirijwemo. Nta miyaga rero Imana izashyiramo, gusa ibihe tugomba kubyitwaramo nk'uko byaje, ariko ntibihindura agakiza kacu, kuko Imana yacu nayo ntabwo igihindurwa n'ibihe. Icyo ni ikiganiro kera n'ubu ngira ngo abantu bazajya kugera bakurikira nyine mama Charlene official bazajya basobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka tujye ku musirikare. Umusirikare ni ikiganiro cyo watangije ugiha ama episode, ngira ngo mugeze kuri episode ya 7, ariko urumva ubundi ko umuntu uzakurikira iriya nyigisho y'umusirikari azigamwe ibiki n'ibiki by'ingenzi cyangwa ingingo nyamukuru wumva ushaka kuzigisha abantu uhereye muri iriya nyigisho? Ibintu abantu baziga cyane yuko batangiye no kubyiga, tuziga kugira umwimerere, tubeho turi abantu bazi ibyo icyo gukora. Nifashishije abasirikare kuko iyo uri kwigisha abanyamubiri ukoresha ibyo babona, sibyo? Kuko ibintu twigisha ni mu mwuka, ariko iyo tubihuje n'ibyo babona bibagirira umumaro. Ikintu rero abantu bazakuramo nukumenya abo bari bo, sibyo? Kuko ku cyigisho cy'umusirikare nagiye mvuga kuri discipline abasirikare bagira. Nigisha abantu ko natwe tukwiye kugira discipline. Nigisha ukuntu abasirikare bubahana hagati yabo, bakubaha afande, bakubaha n'igihugu. Natwe rero dufite igihugu cyadutumye ari cyo gihugu cy'ijuru. Afande wacu na afande Jesus tugomba kumwubaha. Kubahana ni abakozi b'Imana tugomba kubahana. Ngenda ntanga izo ngero. Hanyuma mvuga ku mwambaro w'umusirikare. Mbabwira yuko hari ibintu abantu bibwira bakavuga ngo ariko barukore murakabye, ubuse no kujya mu kabari utari bunywe inzoga nabyo ni icyaha. Ariko mbabwira ko umwambaro wa gisirikare, ubonye ko niyo ntanga ikiganiro mba nkwambaye, mbabwira uriya mwambaro wa gisirikare ntiwabona umusirikare uri ku mucanga yambaye uniform. Ntabwo bishoboka. Ntabwo wabona umusirikare wahimbawe ngo ari mu kirori cy'abasivili yambaye uniform. Uriya ni umwambaro w'icyubahiro, ni umwambaro bambara ari uko bari mu kazi. Ntushobora kubona muri anniversaire babafotoye ngo umusirikare ngo umumenye, kandi burya nabo bajya ku mazi kurya ubuzima, nabo bajya mu kabari. Ntushobora kubona umusirikare wambaye uniform mu kabari. Noneho nasobanuraga ko hari undi mwambaro mu buryo bw'umwuka
natwe twambara tudakwiye kujyana aho tubonye. Umwambaro w'agakiza utapfa kujyana muri sauna ngo abakobwa baguka bakabura umugabo ngo barakwaga ngo barakumasa. Umwambaro w'agakiza tudakwiye kujyana aho tubonye hose kuko urahari mu buryo butagaragara. Hanyuma mvuga ukuntu abasirikare bakunda igihugu, sibyo? Noneho mvuga ukuntu umunezero w'umusirikare ari ukubona ibendera ry'igihugu cye rizamutse. Burya umusirikare iyo ibendera rizamutse ritari hasi no hagati, umva araryama agasinzira. Ashaka abafite make, ashaka abafite menshi, niryo shema ryonyine umusirikare agira. Yanatambuka akavuga ngo imbaraga natanze size ubuntu. Ariko mvuga ukuntu bene wacu b'abakirisitu amabendera y'igihugu cy'ijuru yagiye amanuka kubera ibibi dukora, ariko akicara ati ndashimira Imana yampaye congo. Imana yaguhaye congo gute ibendera ry'igihugu cyacu rimanutse? Imana yampaye umugore, yampaye umugabo, ukabona barirata ibyinda zabo gusa. Ariko dufite ikibazo kuko ibendera ry'igihugu cyacu ryamanutse. Ryamanutse kubera ubusambanyi, ryamanutse kubera kunywa inzoga, ryamanutse kubera ubugambanyi. Turishimira ibitagira umumaro. Ariko umusirikare nta ashobora kuba afite etaje ariko ibendera ry'igihugu cye riri hagati cyangwa riri hasi akabona nta kimumariye, ariko ryazamuka akavuga ati wenda ntahe mu nzira iriho towa, cyo nzi nuko riri hejuru. Niko bimeze. Sanga turashimishwa n'ibintu bitagize icyo bimaze. Hanyuma ibintu birimo ku musirikare ni ibintu bihugura abantu mu byiciro byose, ku bayobozi n'abayoborwa. Umuntu wese wabikurikirana bimugirira umumaro kuko nanjye maze kubitanga ndabikurikirana. Nkumva ndafashijwe. Ni byiza cyane. Ibyo ni ibiganiro bibiri. Hari ikindi cya gatatu cyitwa ubutwari bw'umugore. Ubutwari bw'umugore nacyo uzagikomeza? Nacyo nzagikomeza. Icyo uzaba wigisha mu iki cyangwa uzafite isentego? Kiriya kivuga ngo ubutwari bw'umugore niwo mutwe navuze nashatse kuko abagore ni intwari. Ngewe kandi ubutwari bw'abagore nabonye hari ibyo ntavugira kuri kamera. Buriya abagore bafite ubutwari babitse butajya habona, bafite kwihangana ariko ntibabizi. Nzababwira rero ukuntu abagore ari intwari, ngende mvuge ko ibintu bagenda bica babifitiye ubushobozi bwo kubikiza. Ariko mva nk'ubu nk'abagabo benshi baguye bagenda bagwa ku bagore, ubutwari bw'abagore bushobora kubegura kuko umugore afite ubutwari. Abagore bagira ubushobozi bwinshi, ariko mva umugore abagore bagira imbaraga zo kubaka. Burya ibintu basenya bashatse babyubaka. Ubu abagore babishatse abagabo bose babi bahita baba beza. Ariko mva kuko umugore ashobora kukwituma agahita yiyandikishaho amazu yawe kandi abana wabyaye ntugire n'umwe wandikaho. Burya umugore yabishatse ashobora rwose bafite tekinike nyinshi. Hari ikintu yakora rwose n'imodoka yawe wiguriye ukayimwandikaho cyane. Ubwo rero bagira imbaraga nyinshi. Nzababwira ko bafite uruhare mu kurera. Buriya babishatse b'abana ujya ubona bakatakata hariya nta n'umwe wahaboneka. Burya babishatse bafite ibintu byinshi bakora mu itorero, mu miryango yabo no mu gihugu. Hanyuma rero ntago babizi. Rero Imana yadushyizemo ubutwari. Icyo nashakaga kwerekana ko abagore batagomba kwegamira kuba bafite abagabo cyangwa baranababuze. Nabo muri Imana yabaremanye ubutwari, niba bukoreshe rero. Ubwo nacyo kizagera kigira ama episode atandukanye. Ikindi ni ikihe? Ikindi nateguye ni ikivuga ku ruhare rw'umukristo mu kubaka igihugu. Uruhare rw'umukristo mu kubaka igihugu ni uruhe buriya? Uko biri kose abantu biherera mu mwuka kandi ntibibuke ko n'umubiri tuwubamo. Kuko uko biri kose nubwo turi abakristo ariko bavuka mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo nkurikiranwe na benshi, buri wese afite aho avuka. Abantu ntibagakunde mu rusengero cyane ngo bibagirwe igihugu. Sibyo? Kuko usanga umuntu ashobora kwita kuri pasiteri w'umuyoboro. Umuntu ashobora kwita kuri pasiteri we umuyobora cyane,
ariko gitifu umuyobora ntamwiteho yego bavuga bati dufite inama ya nyobozi mu rusengero yatanajya yakumva ni icyaha ariko mu mudugudu wa leta aho atuye bamubwira bati hari inama kumva ntibimureba kandi biramureba kuko hari ikintu Yesu yakemuye ngewe ibintu byose mvuga shingira kuri Bibiliya hari ijambo Yesu yabwiye abigishwa bari bamuteze umutego yari umunyabwenge bamuteze umutego bati ibya Kayisari urabivugaho iki iby'umusoro urabivugaho iki abantu bakunda imisoro kubi kunda amaturo n'imisoro kandi nibyo imisoro yubaka igihugu amaturo kubaka itorero bati tubwire ubwo bari bamuteze umutego tubwire iby'umusoro ubivugaho iki avuga ijambo ryiza ari naryo nashingiyeho aravuga ngo ibya Kayisari mu bimuhe yigeze avuga ngo tubimwire hanyuma iby'Imana tubihe Imana bishatse kuvuga ngo Kayisari wamwimye n'Imana nturi buyihe ngo bivemo uko bimeze Imana igubwe neza na Kayisari muhe tanga amaturo n'icyacumi uko Bibiliya ibitegeka ariko n'imisoro n'amahoro nabyo bitanga uko leta igize ite ibitegeka kuko nabwiye abantu ngo uzihenura kuri gitifu ejo bundi akubaruri uzihenura kuri gitifu ejo umwaka ibyangombwa uzihenura kuri gitifu ejo umwaka mituweli narindi kubwira abakirisitu ko bagomba gukanguka bakamenya neza ko hari ibintu bitureba mu gihugu ugasanga abantu mu nsengero baritanga bakitanga bakagurira abantu mituweli batazifite ariko bagirwa ko nubwo ari mu rusengero mu mudugudu abamo wa leta harimo abantu badafite mituweli naho birakureba yego ngira ngo harimo amasomo menshi n'amasomo menshi cyane urubyiruko ko warusize inyuma urubyiruko narwo naruteguriye narushakiye icyigisho ntabwo ndagishyira ahagaragara ariko biri muri ngewe biri muri ngewe ndimo gutegura ama episode y'urubyiruko kuko bo barananyishyuza bakambwira ati se uvuga abahanuzi ukavuga abagore ukavuga abatubuzi kuki twebwe urubyiruko kubera iki twebwe urubyiruko utigeze udushakira kuki twebwe urubyiruko utigeze udushakira inyigisho mfite rero inyigisho yitwa tegura ejo ubwo ikintu nshaka kubwira urubyiruko teganyiriza ahazaza hawe nisoma nk'urubyiruko kuko urubyiruko rurababaje umwana arakura abone etaje ya se akayitera imibare data napfa bino byose bizaba ibyanjye ariko ntanateganye ko yanamutanga gupfa imbere ho umuntu niwe uhafite nimba umuntu ari urubyiruko yigenda ahanze amaso etaje ya se imitungo ya se amafamu ya se ubu leta hari ibintu yakemuye ndayikunda ntago guha umwana 8 ari itegeko 8 umubyeyi yemeye guha umwana ni ukumujyana ku ishuri ariko bya bintu byavugaga ngo ugomba kubagabanya bose ni ihame ubu umubyeyi azajya aho umwana umurage bitewe n'uko yamwitwayeho neza cyane rero ibyo gutera imibare konte ya za papa wawe niba zireke bakura amaboko mu mifuka bakore kandi banakizwe bategure ejo rero urubyiruko umuntu niwe ufite imbere he imbere ho nashaka ko haba heza zahagira heza nashaka ko haba habi hazaba habi narindi rero kubigisha urubyiruko cyane rukijijwe ibyo kugeza igihe ngo barashaka umusanzu w'Imana kandi Imana nayo yarabatse umusanzu mu byayo bakawubura nimba bashaka ko Imana izabaha inkwano nabo nibakorera umugisha ngenda ndeba nk'abacuranzi bo mu rusengero jya gucuranga ati muramisimbura mu byizi akirengagiza ko ejo bundi najya gushaka umugore azayaka inkwano ariko none se kumucuranzi rimwe na rimwe usanga yarabyize nyine ari wo mwuga akora ugasanga abakristo mu rusengero niba batigishanya gucuranga ngo babyimenyere umuntu wabyize akabitangaho minerivare ye urumva agomba kubyishyuza ibyo baba barize barafashe minerivare bakajya kubyiga kugira ngo bizabagire umumaro mu buzima busanzwe buryo umuhamagaro ubutandukanye na wa muntu wabyigiye mu rusengero korari ikamwigisha ikamutreninga ngira ngo wenda wemera yuko haba harimo itandukaniro kuri abo bacuranzi bombi ikintu narishatse kuvuga ntago narishatse kugaragaza yuko abantu batize cyangwa nibiki kuko kuba mu bintu by'Imana
habamo n'ubwitange narindi kugaragaza ku bantu bashaka inyungu z'amafaranga bakibagirwa kwitanga burya uko biri kose iyo tuvuze ngo gukorera Imana ni ikintu ukora ariko ntiwishyuze sibyo kubera yuko hari igihe ugeramo warize iyo mihamagaro wumva ko byanagutunga ariko ukagera igihe cyo gushaka nta n'urwara rwo kwishima ufite ukajya gupfukama nubwo wize ukabwira Imana uti ndashaka kurambagiza ndashaka inkwano urabizi gukora ubukwe ntiwabukoze ya mishinga ingana kuriya bura ko ushobora kujya imbere y'Imana warabwiraga abantu ngo nanjye narize warize kandi burya n'utarabyize iyo ugiye mu rusengero uba ufite ibintu byinshi ureka n'umwanya wawe uba wataye nashakaga rero kugaragaza ko abantu batagomba kumva ko bagomba gukorera amafaranga hari naho bagomba gukorera iki umugisha kuko abantu bibagiwe cyane ikintu bita gukorera umugisha uko biri kose nibaze dukorera Imana kuko hari aho izabishyura kandi Imana iyo ikwishyuye usanga n'utwo dushuri twawurata hatabaye Imana utakoramo yego ngira ngo birumvikana cyane urubyiruko nirwo rubwirwa kandi ibi mbivuze ndabizi ni ukuri twese dukubise imibare mu nzu y'Imana twese ubundi turabazwa ntitwize uzi gufata inzira ukajya kubwiriza aha bibaye gutyo n'abadiyakoni bazishyuza kandi ni ukuri kose Imana igiduhemba ni ukuri twayikoreye Yes, ngira ngo birumvikana cyane kandi birasobanutse ni ibiganiro bitandukanye binyura kuri Mama Charlene official tugira ngo tumubaze birava he birajya he hari na filime rero yitwa Ubuhenebere Karundura iriya filime ubundi intego zayo ubona zigenda zigerwaho uko wabitekereza guyitangira hari umugeze kuri episode ya kangahe Mama Charlene tugeze kuri episode ya 9 mugeze kuri episode ya 9 ukurikije uko wabiteganyaga ubona bigenda intego zigenda zigerwaho Okay, uko nabiteganyaga bona intego iri kugenda igerwaho kuko urabona ndimo ndatangira bitewe rero nibyo ndi kurese ko ari igihe dusohora filime umuntu agahita nyandikira akambwira ati wagira ngo wari uri wanjye mu rugo ati ibi ngibi byambayeho ubwo rero intego ni yuko abantu bakira kandi bakamenya ko ibintu abantu bahenebereye wabonye ukuntu Pierre arahira ati kuri ntago nzaguca inyuma mu kanya gatatu ariko nasi uri mwiza sha ngwino gwe muri aya matuza sha kandi ari umudiyakoni afite n'umugore bira bintu rero n'ubuhenebere wabonye ahantu baba bari mu materaniro ku buryo umutima ugenda neza akajya atera akajisho kuri nasi kugeza ubwo mbese umukoraho ubona yagiye iby'amateraniro atabyitayeho buriya n'ubuhenebere bukabije kuba umuntu aba ari mu rusengero ariko akajya no kuroba ntabwo biba byoroshye kandi na nasi nawe ukijijwe ubonye uko yambaye uko biri kose nubwo abantu bapfa ariko bafite ababica ni ibintu biba bibabaje biraba nyuma yaho nyine filime igenda uko episode zigera zishoreranye zikurikirana ubwo hazagenda hatanga umuti w'ikintu cyarangiza ubuhenebere bukarundura nyine abantu bakakiranuka neza ugenda uburiho Yes, ngira ngo murabyumva rero kandi murabyumvisha mwebwe mukurikiye nyine iki kiganiro tuba tugenda tugana n'abakozi y'Imana ibintu babigiye bitandukanye cyane cyane biba biriho niba ari ibiganiro biba bigaragara niba ari biri kuvugwa biba bigaragara nta nubwo buryo dukora ibiganiro byo kuvuga abantu burya Mama Charlene abantu bajye babyumva neza ntabwo tuba dufite intego kuza ngo tugiye kuvuga oya niyo dushobora kurivuga izina birashoboka ariko tuba dufite intego yo kurivuga mu buryo bwo kubaka n'urugero nk'ubu ngewe nk'ubunira umuntu ukunda kugira ishyaka ryo kurwana niba n'ibyita intambara ngira ishyaka ryo gusobanurira abantu ibintu neza uko babyibaza cyangwa nkagira ishyaka ryo kugira utese gutabarana n'abatabaza n'urugero urabona nk'ubu muri iyi minsi
kwa Eliane yaramaze iminsi yarabuze abantu bataza hari kereka ni Evangeliste Eliane niyo nagira biragaragara nyine ko yifashishije social media asaba abantu yuko bamushyigikira mu buryo butandukanye aho bari hose nyine kuko hakenewe amafaranga menshi agera kuri miliyoni 50 kugira ngo uwo mwana avurwe ashobora kuba arwaye kanseri yo niba ari yo mu bwonko niba ari yo gutya inkuru zirahari kuri za Isimbi n'ahandi hagiye hatandukanye ni Evangeliste Eliane niyo nagira nk'uwo muntu ntabwo nakora ibiganiro ngo mbore kubibwira abantu kuko abantu biyoboka amana nabo hari uwakorwa ku mutima akavuga ati yoti burya nuko byagenze niho yagiye ahubwo wowe ubivugaho iki wenda nk'ibyo ngibyo mu masharire gutabaza buriya umuntu yatabaje wamutabara cyane umuntu nka Eliane buriya ni ikikwereka ko afite ikibazo cyumvikana cyane kuko hari umuntu wenda ushobora gutabaza ariko ukabona ko ari ibisanzwe ariko kuba Eliane yajya kuri kamera ati muntabare abantu bamutabare niko bimeze bamutabare mutagiye mu bintu byinshi kuko uriya mwana arababaje kandi burya nubona umuntu yatatse kuko nta muntu ukunda gutabaza si ibintu byiza none ugafata nk'umuvugabutumwa nka Eliane sanzwe niyiziye ni ukuri abantu bahaguruke bamufashe bamutere inkunga kuko ntawe umenya iyo bwirageze nuko tutabimenya none yaba ari we ejo ari wowe nukuri bamutabare kandi bamufashe umwana we arokoke kandi ahumure mu ijuru hari Imana itabara ibintu byose biba ari isomo kuri twebwe ni isomo kubamukurikiranye ni isomo kuri we ni isomo kuri nge habeho rero gufashanya kuko hari umunyarwanda niwe waciye umugani avuga ngo ntawe umenya aho bwira ageze wasanga wowe umwana wawe bazakwaka miliyoni 100 we bamwatse 50 abantu nibamufashe kandi abantu nibanamufasha bizagaragaza umutima mwiza w'urukundo cyane ko abantu basanzwe babikora abantu bari gukora ibintu byiza nkumva ndabakunze bari gukora ibintu byiza byo gufashanya ugasanga umuntu yananiwe kuvurirwa inaha umutwe bumeze gutya wajye ukabona ateruye biriya bifaranga biriya bintu ni byiza cyane yego ngira ngo mwabyumvishe rero bamasharirene wenda hari ikindi nabura kukubaza kigendanye n'ukuntu abantu bakwiye kwitwara muri iyi minsi urabona iyi minsi ni iminsi igoye turi muri guma mu rugo birumvikana insengero zirafunze abantu ntabwo turi kujya guterana aho ngaho nta mpungenge nkamwe bavuga butumwa muba mufite yuko habaho ibintu bisa no gukendera k'ubukristo cyangwa abantu bakaba basubira inyuma mu buryo butandukanye babigendeye yuko nta bapasiteri bari kubona aho hafi ngo bababwirize nk'uko bari babimenyereye mu nsengero zakora n'iziri kuririmba ibiterane byarahagaze mbese mukavuga muti ibi bintu ubu ngubu ntibishobora gutuma abantu bajya mu buhenebere mugani karundura wa mugani wawe hakabaho nko kubahwitura kwitura abantu b'Imana bari kureba ikiganiro uko biri kose ni nayo mpamvu Imana yagiye ibwira abantu ngo buri wese abika agakiza ke Imana yagiye itubwira ngo dukure Bibiliya mu mpapuro tuyibike mu mutima kuyibika mu mutima nuko Imana yari izi ko hari ibihe utazabona umuvugabutumwa ni nayo mpamvu ibi bihe ntabwo bikwiye kutugusha tugomba kwibuka ibyo twavuganye n'Imana tukibuka n'inama Imana yatugiriye ni ukuri ibi bihe Imana yarabitubwiye nubwo itari yaduhaye detaye Imana yivuze ngo imbere hari ibihe bikomeye abahanuzi bakabakubita umunwa ngo bahanuye ibikomeye ni Imana ibivuga uri kumva noneho iyo bibagezeho baranabipinze ntacyo bakoze bibarusha imbaraga ariko wa muntu Imana yabwiye ngo ndibuke ijambo Imana yagiye ivuga mu myaka itambutse ngo nimwivomere ngo amazi azabatunga mu gihe cyo kugota abantu rero buryo umuntu ahazi agira ngo ntazasonza iyo umuntu ari muzima agira ngo indwara ntaho yamuhera iyo umuntu abyibushye yumva kunanuka ataribye iyo umuntu yicaye mu rugo yumva atarushyigukamo iyo umuntu arwikoreye ku mutwe yumva atarwubaka abantu duteye nabi niba hari abantu duteye nabi turi abantu tujya duseka Abisiraheli ariko nta Bisiraheli baruta twebwe ibi bihe byose ubona ariko Abisiraheli wa mugani buriya bakwiye kubera isomo abantu bameze nka Abisiraheli Imana yabakoreraga ibitangaza mu kanya bati ibi nabyo biraturambiye ibaza abantu Imana yambukije inyanja bareba
ariko bagira mu butayu bagakambana Mose bati ni mudushakira igiti banda tukibazemo mu butayu mu biki mudushakira igiti dukoremo imana mudushakira ibuye dukoremo imana ibagirwe yakamije inyanja natwe niko tumeze uri kumva ibi bihe byaguma mu rugo kintu kimbabaza nuko ibintu birareta ariko rwose iyi leta yacu irakabije nta leta yakinze nta leta yatujyanye mu rugo nta leta yazanye ye baba we abayirenganya ni abantu bafata ibyanditswe bakabisira ibanga ibi bihe imana yarabivuze dore imbere birakomeye arabahanuza imbere birakomeye nimuvome amazi azabatunga mu gihe cyo gugotwa umuntu wavuga ngo igihe cyo kugotwa ntitukirimo nuwahe imana yari izi ko abavuga butumwa abantu batazongera kubumva yari izi ko mu nsengero hazakingwa ubwo rero wabyumvise akavoma ubu tuvugana nta cyaka afite abantu rero banibinde nibo bazabwahagirana ibi bihe rero ntabwo ari ibihe byo kugwa ibi ni ibihe bikomeye twari dukwiye kuboneramo imana ese ubwo imana utabonye ucuruza nutayibona wafunze uzayibona ryari imana utaboneye mu ifiriti ntuyibone wabibuze ubundi imana harana ishakirwa ukayibona imana yo mu nzara iruta iyo mu biryo imana yo mu bibazo iruta iyo mu bisubizo imana yo mu bushomeri iruta iyo mu kazi imana iyo mu bukene iruta iyo mu bukire ibi bihe rero utabikirijwemo ngo biboneremo imana ubyuzuriremo umwuka wera niba nakingura uzahita urangira burundu ubundi aha niho umuntu akomerera kuko imana ibigukosoye aho wakuraga inote ihakuyeho abakiriya babitondaga umurongo iwawe ibashyize ku ruhande n'utwo ufite mu rugo ukaturya ku mibare uri kumva barya bike si twamenya guma mu rugo wenda bazayidusubizamo ubwo ko utamenye imana muri ibi bibazo ukagwa wavuga yuko wazabyukira he ni ikibazo gikomeye ntabwo bishoboka ngira ngo hano haba harimo amasomo akomeye cyane ariko se ubu ni mama Charlene nk'ububona imana kuzana ibihe nk'ibi ngibi bigoye bikomeye guma mu rugo ubukungu bw'isi bugahagarara mbese amaraso mugaragahagarara ubona ari ikimana bishaka kwigisha abantu ngewe mvuga igihugu cyanjye kuko ari cyo navukiyemo mu bantu rwose batagenda mbamo ndi umunyarwanda wujuje ibyangombwa sibyo abanyarwanda duhaga vuba mu mbabarire banyarwanda nanjye ndiwe umurengwe wacu uteye ubwoba kubona umunyarwanda warenzwe ni nko kubona uwashonje nimba hari abantu imana yaramburiye ikiganza ni abanyarwanda twabonye ibintu bibi amaso yacu abona ibintu bibi abatobotse ibirenge abambaye amakabutura y'abagabo babo abambaye amashati y'abagore babo abambaye bodaboda zidasa abagenjeje amaguru ibirometero imana ikabarengera abantu banywaga amazi ya Nyabarongo abantu mwarararaguje mubaho mu bintu bibi ariko imana y'amahoro igeze ku munyarwanda imukoraho riraka nimba hari abantu imana yahaye umutekano ni abanyarwanda nimba hari abantu imana yashyize ku murongo mu buryo butunguranye ikongera kutwubaka bigatungurana ntabwo ari ngombwa kubivuga mu mahanga twebwe ubwacu turabizi aho twavuye turabizi abagiye muri Kongo n'amaguru njye numva bampa amakuru kumva nanjye aho twahungiye ku ruhuha twebwe twahungiye ahantu ku ruhuha rw'Ibugesera njye nari umwana muto barampekaga hari umuntu wampekaga uri kumva ariko ibyo narebesheje ayo navukanye nubwo nari umwana iby'intambara ntabimenyereye ntabizi ariko hari ibyo nabonye reka nkubwire mu bintu byatumye ishuri ndizinukwa narizinutswe kubera ibyo narebesheje amaso ndi umwana naravuze ngo mbese ndinda niga ngo bizamarire iki ubu iki gihugu kizongera kiyubake ku buryo n'uwize bizamugirira umumaro mbicamo umurongo njya kuba umuyayi nikuraho amaboko mbona n'abize yarapfuye ubusa ariko ubuse koko abize yapfuye ubusa ntabwo yapfuye ubusa imana yubatse umuto muri twe yubaka umukuru muri twebwe imaze kutwubaka turadamarara we abagabo bonyejwe n'abagore babo muri Kongo bageze mu gihugu cy'u Rwanda babaca inyuma ariko mva no reka nkubwire turakabye
Imana yiyeretse igihugu abavuga ko igihugu kitarimo umutekano birabareba nge ndebe uwo mfite tubayeho neza umva tubayeho neza nuko tutanyurwa Imana yubatse icyitwa umunyarwanda itwubakira amateka mu kanya nk'ako guhumbya isi ribanganya amateka mu kuri ikuraho n'ibisigisigi ku buryo urebye ibintu Imana yakoreye muri iki gihugu ntago mbizi ko hari ahandi byari byawe aho kugira ngo tuyishime abazereraga iyo ngiyo bageze mu gihugu Imana ibaha ibigo abagore baba abagore amabuno n'amata yaraza abagabo bazana amapfupfu iyo unyuze mu murwa hariya niho umenya ko Imana yaduhaye abagore babaye inzobe baritwara tutera imbere ariko tumaze kurengwa twibagirwa Uwiteka abagore baca inyuma abagabo baca inyuma abagore Imana ifata abantu bashyira mu myanya bibagirwa ibiziba banyweye basigara biyuhagiza niri iyubaka amateka mu buryo bukomeye umushaka Imana ngo ikora iki nize Imana ni umubyeyi yaje iwayo yaje kudukosora nta leta yakinze nta leta yaduhaye guma mu rugo mwiyibeshyera ni Imana yaje gusura abantu bayo izadusura mu buryo ishatse kandi impamvu iri kudusura iragira ngo twibuke abarunze ibifaranga ku makonte bibuke uri kumva abantu Imana reka nkubwire uwe tarindiye mu masaka yamurindiye muri Kongo uri kumva yego buri wese abanyarwanda murengwa nabi murarengwa muri abanyamirengwe ntabwo imirengwe turimo yarikwiye hari aho umugabo yakisha umugore hari aho umugore yakisha umugabo ese uwapfuye yaragiye uwasigaye yamariye ikimana twibuke Imana abanyarwanda turebe muri Sudani muri ibi bihugu abantu bagiye gucungaho umutekano turebe intambara zihahora turebe intambara ariko zihora mu bana natwe byatubera dufata amahoro Imana yaduhaye mu gihugu cyacu tukaba turyama tugasinzira tuyatekerezeho kandi twibuke ko imbunda itakoze yonyine imbunda yakoranye na Bibiliya abanyarwanda dushimira Imana hanyuma twibukeho naho twavuye tukagwa Imana idukiza icyorezo naho icyorezo cyagenda Imana ifite ibintu byose izazana kugira ngo abantu bose bararame twibuke yaduhaye amahoro mu gihugu. Yes, ngira ngo ni ubutumwa bukomeye cyane ndafite n'ikintu na gitoya cyo kurenzaho mu bibazo byinshi nari mfite nta kindi nkibajisha nzabishakira undi mwanya ko oya impamvu ndira kukibaza no kugira hatagira ubura kumva buno butumwa uvuze yitwaje ngo twakomeje ikiganiro ushaka nimero za mama Charlene najye kuri mama Charlene official iki kiganiro ushobora kugisanga kuyoboka Imana cyangwa kuri mama Charlene official naho kizahatambuka Imana iguhumugisha cyane kuba wemeye kutuganiriza ukabutanze n'ubutumwa bukomeye cyane kandi bureba umuntu wese ukurikiye iki kiganiro ari umunyarwanda Imana iguhumugisha cyane urakoze ndawakiriye